hagati ya religion na politike iyo umwe ashaka abantu asa n'ubangisha mugenzi we ni ikintu gikunze kugaragara ugasanga niba religion ishaka abantu ikajya kwangisha ba bantu politike nayo yashaka abantu ikangisha abantu religion agira abantu inamba bo mu isi yuko bagomba kurwana bagatsinda agatsiko kabatsikamiye gategeka iyi si that line of violence cyangwa iyo gahunda y'urugamba cyangwa y'intambara ntabwo njye ariyo nigisha so rero aho ngone tugatandukana ariko mu ruhande ibyo avuga byinshi ni ukuri iyo uje ugahagarara hano ukabwira abantu ko icyo bakora cyose badashobora kwibatura cyangwa kuva ku bubata bubaziritse biba bivuze ngo ubabujije gutekereza ku icyo kintu bazafate nabo bazishimire kuba muri aho hantu bambaye ubwiza bw'Imana butandukanye n'ubu buno buhindagurika burwara buhora bufite ubwoba ngo covid ngo iratwishe inkingo n'ibindi biziramo utekereza iki ku kintu cyitwa sola scriptura uyu munsi byaba bikwiriye ko abantu bakomeza kuba baheza nguni kw'iyo ngingo man is declining arava ku rwego rw'ubumuntu amanuka ku buryo ari hafi kureshya n'inyamaswa umuntu n'inyamaswa nk'izi z'intozo n'izindi kuko iyo ubona umuntu tuvuge umugabo arongora umugabo mugenzi we abantu bakavuza impundu bagataha ubukwe cyangwa umuntu agahindura igitsina cye ari umwana w'umuhungu akahinduka umukobwa abantu bakabibona nk'ibisanzwe idini n'icyaha n'ibintu wakwegeranya ukavuga ngo ni ibintu bibiri bihwanye cyane cyane ko ubu ngubu bibiri y'abantu barimo bazikora kandi bashaka no kuzikontorora n'abatinganyi nabo bafinansinga ibintu byinshi biza mu ivugabutumwa ntabwo jewe I don't want to take part to be a partaker muri iyi system y'isi nk'uko imeze iri munsi y'ubutware bwabone boya kuko I know the dangers involved je ntabwo uninyireba nk'uko ibona no kureba World Health Organization no kuyibona je siko nyibona je ntabwo nyibona World Health Organization nk'ikintu cyiza cyo gufasha bari mu isi ahubwo nyibona nk'iki tuvuge noneho ugiye guteganiriza abantu bareba nk'uko ureba yes ntabwo ngiye kubateganiriza ko bazaba babayeho gute mu myaka 100 iri imbere ntabwo imyaka 100 bayifite ngiye nabateganyiriza muri iyi myaka 10 yonyine iri imbere ko ibintu bizaba bihindutse kurusha uko batekereza ahubwo nibishoboka uyu munsi wanyumva wese ayo ni amakuru ukura ku Mana cyangwa nayo ukura muri stigmatized knowledge ni amakuru nkura twari tumeze dute muri 2010 twari tumeze dute muri 2000 gusa impamvu uyu munsi noneho tutari kubona ibikorwa byanyu uranyihanganira nkubasa ntabwo intellectuals of the 80s and 90s ntabwo bameze nk'abiki gihe twari dufite abantu university yabaga irimo abantu umuntu ukanajya ku university yabaga avuye ku university ukamenya ko ari wa university ko afite ubumenyi ariko umuntu ava ku university ntabwo ushobora kumutandukanya cyane n'umuntu actually uvuye mu ishuri rya primaire ryiza ariko yabati ntacyo amurushije noneho ugasanga why are we declining ni ukubera iki abantu bagenda bagira bagaruka hasi nkuko kandi technology ijya hejuru icyo bwawe wakibaza technology irajya hejuru ni bande bayirimo ni bande bayadvancing ese niba bari tubona ku universities nkitangira kugukurikirana ubundi nabonye umeze nk'umuntu baherutse guhamya gukwirakwiza ibihuha David Ike turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo TV muri aka kanya rero mu kiganiro yobokamana na politike turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe Pastor tuguha ikaze murakoze ndabasuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mwebwe abayobora Primo TV mbifuriza ibihe byiza mbashimira n'umwete mugira kugira ngo haraho abatuye isi cyane cyane Abanyarwanda n'abavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda nk'abarundi n'abanyamurenge abanyabwisha n'abaturage bo mu Kivu y'Amajyaruguru abafumbira abahororo abahana bahangaza abo bose indimi bavuga zifitanye isano n'Ikinyarwanda kugira ngo mu byo tubaza byinshi cyangwa ibyo tusangira bazi ko bishobora kubungura rero nibyo nashaka kuvuga mbasuhuza nabo bari bashimira Imana Imana ibaha umugisha bari hirya no hino ku isi ku ruhande rero rwa Pastor Peter Musisi turi kumwe na Andy Bugingo
ngira ngo we ni mushya kuri Primo TV ariko akunda gukurikira ibiganiro cyane cyane ibiganiro dukorana na Pastor Peter Musisi, niyo mpamvu ari hano. Tuguha ikaze nawe. Murakoze cyane. Turashimira abakunzi ba Primo TV, turabashimira namwe abayobozi kuba mutwakiye mu kiganiro. Shimiye Pastor. Turizera ko ibiganiro biraza kurushaho kutwungura twese tukarushaho kujya mbere, ndetse abatari bafite ibyo badasobanukiwe nkanjye bakarushaho kuba bajya mu murongo mwateguye uko ikiganiro kigenderamo. Murakoze cyane. Andi Bugingo asoreje ku kantu keza ngo abatari basobanukiwe, niyo mpamvu ari hano. Ntabwo ajya asobanukirwa cyane mu bijyanye n'ibiganiro Pastor Peter Musisi akunda gutanga. Yibaza ibibazo byinshi kimwe n'undi udukurikira ushobora kuba byibaza, niyo mpamvu yambwiye ati ndashaka ko nsobanukirwa byimbitse ibyo Pastor Musisi abavuga. Andi Bugingo, ikiganiro ni icyawe na Pastor, ni muganire. Reka twiragize Imana. Yego. Mana turagushimiye, ni wowe mugenga wa byose kandi wo kuyobora ubwenge bw'abantu, cyane cyane ibyo tuvuga ko akeshi biba tugamije yuko byagira icyo bimarira ababyumva. Rero mwabishobora kwinjiza kugira ngo hagati muri twe abayobora ibitekerezo byacu, utwibutsa, utuyobora, uduha umurongo mwiza usobanura kandi umurongo mwiza wo kubaza muri rusange, bityo bifashe n'abandi bose bumva. Tubyambarije mu izina ryawe rero Kristo Yesu umwami wacu, amen. Murakoze. Na mahirwe dufite yewe na bagenzi banjye kwisanga mu kiganiro iyobokamana na politiki. Mu by'ukuri ibyo bintu ni ibintu bibiri kuri njye mbyita as twins, cyangwa abakobwa babiri bava indimo. Yaba iyobokamana yaba na politiki, umwe ashobora ubundi ako kantu nkoresheje ngo abakobwa babiri bava indimwe, n'abakobwa bahoze bakora ubucuruzi ku nyanja ya Mediterane hariya. Umwe akakira agasoresha ubwato bwinjiye mu nyanja, undi akaza kubusoresha busohotsemo. Bivuze ngo bombi bakorana kimwe ariko ku buryo utabimenya. Bava indimwe ndetse banakora kimwe ariko mu ibanga. Muri makeya rero hari ibiganiro mwagiye mukora kuri hano mu uyu murongo wanyu uvuga ngo iyobokamana na politiki, bintera kwibaza ibibazo byinshi, niko kwandika nsaba ko badufasha, niko kuza uyu munsi dusaba ko mudusobanurira. Ndaza kujya mbabaza ibibazo kugira ngo mudufashe kumva neza. Hari aho mukunze kugaragara murimo munenga ibyemezo bifatwa n'abapolitisiye, musa n'abagira inama abantu. Ibi ni ibintu byagakwiye kuba byumvikana neza ko hagati ya religion na politiki, iyo umwe ashaka abantu asa n'ubangisha mugenzi we. Ni ikintu gikunze kugaragara, ugasanga niba religion ishaka abantu ikajya kwangisha ba bantu politiki. Politiki nayo yashaka abantu ikangisha abantu religion. Ibyo bintu nibyo byanteye kwibaza impamvu ibyigisho bitandukanye mugenda mubikora ku kijyanye na yaba ibiri gukorwa mu iyi minsi. Araho watangaje agenda yo kuva uyu munsi kugera 2030, ahandi hagiye hatandukanye. Ibyo bibazo rero ni byinshi ariko reka ngira uko mbitondekanya. Ndahera ku cyambere nze kwibaza. Ubundi iyo usomye Bibiliya usanga nubwo abantu uwo bita Yesu Kirisitu n'andi mazina Emmanuel n'iki byose, ariko we yakunze kwiyita umwana w'umuntu. Nubwo avuka yiswa amazina, ariko izina yishimiye cyane ni umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu kuri wowe ni iki? Njyewe nkurikije ko Yesu yavugaga umwana w'umuntu, ubundi abantu bo yitaga Imana ya addressing abantu bita cyane cyane abahanuzi yabitaga ngo yewe umwana w'umuntu. Uko tubibona cyane cyane ubwo yavuganaga na Ezekiel umuhanuzi. Hanyuma rero kubyerekeye Yesu yitaga umwana w'umuntu kuko yambaye kamere y'umuntu.
ikindi cya kabiri yashaka kugaragariza abari mu isi yuko yasangiye nabo kamere, ari nayo mpamvu yitwa imfura muri bene se, kandi akaba yarasangiye nabo inyama n'amaraso kugira ngo ashobore kubacungura, kuko nta kindi kintu cyajyaga gushobora gukorwa kugira ngo gicungure umuntu ko aho yaguye hari habi. So rero yitaga atyo kwita umwana w'umuntu, ariko hari naho yitaga Imana akayita data, cyumvikane ko yari umwana nanone w'Imana. Ku rundi ruhande kandi cyane cyane Luka, umwe mu banditse amagambo ya Yesu Kristo cyangwa ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe nawe, niwe cyane cyane wibanze kumwita umwana w'umuntu. So rero umwana w'umuntu in short, Yesu Kristo impamvu yise umwana w'umuntu ni uko yatoye kamere y'umuntu, akafita n'ishusho y'umuntu, akaza mu isi akaba umuntu, kandi akabishimangira kugira ngo bamenye yuko ibyo yakoze yabikoreye kugira ngo acungure umuntu, kandi amaze gusa nawe no gusangira nawe muri byose, haba mu kubabara, haba mu gupfa, mbese akagira kamere n'ishusho y'umuntu muri rusange. Icyo nicyo nduba mu ncamake cyo ariko ukomerejeho wadusobanurira ubundi umuntu ni iki kuri wowe? Arareba abahanzi tumenyereye bakunze kuvuga ngo umuntu si inyama n'amaraso, umuntu si umuntu. Hari naho Dawidi nawe ubwe yibajije ngo ubundi umuntu ni iki? Ese umwana w'umuntu uko umwitaho, umuntu ni iki? umuntu ugiye ushobora kumusobanura mu buryo buri scientific cyangwa buri philosophical, ariko genda avuga uburyo gusa icyo umuntu icyo ari cyo dukurikije umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana, Imana yaremye umuntu mu byo yaremwe byose kugira ngo agire ishusho na kamere y'Imana, abo umutware rero w'ibyo yaremye, ibyo mu isi bitari ibyo mu ijuru, kuko mu ijuru hatura ibiremwa by'umwuka. Mu isi rero hariho ibintu byo twita physical beings, byinshi ni ibintu bigaragara ariko kandi bifite ubugingo muri byo. Umuntu rero ari mu ishusho y'umuntu, ariko kivuga Adamu, bivuze umuntu, niko Imana yamwise. Umuntu rero ubundi muri rusange ni umutware w'ibyo Imana yaremye byose kugira ngo abikore, abiyobore mu buryo bwiza, kandi nawe bimubesheho. Ahangaha nkurikije ubusobanuro bwawe, inama wavuze y'abadayimoni izakorwa, ni abadayimoni bambaye imibiri y'abantu cyangwa ni abadayimoni nk'imyuka? No, ni abadayimoni nk'imyuka. Abadayimoni ni ukuvuga ese ababundi abadayimoni ni iki? Abadayimoni umwe n'abamarayika bayobowe na Rusiferi, batandukana n'Imana ubwo birukanwaga mu ijuru mu ntambara yahabereye, bajugunywa ku isi. Iyo ni version ya Bibiliya. Baje ku isi, of course iby'Imana yaremye byose mu ijuru bari bahavuye, kandi nta handi mu by'Imana yaremye bagombaga kuza kugira ngo bashobore gukomeza kurwanya Imana. Bagombye rero kuza ku isi, kuko isi nubwo ari agatonyanga muri universe, uko universe ingana, ariko niko Imana yahisemo gushyiraho ibintu yaremye bigaragaza gukomera kwayo n'ubuhangange bwayo, kuko ntabwo wajya ku kwezi, kuri Mars cyangwa se ku zindi zo twita system z'izindi z'inyenyeri ngo ushobore wenda kuba wahabona inyenyeri n'imwe cyangwa umubumbe ushobora kuba uriho ubuzima. Niyo mpamvu rero abadayimoni nabo baje ku isi muri ya campaign yo gukomeza Satani yo gukomeza kurwanya Imana, itsinzwe mu ijuru none hije mu isi, kuko mu isi ni umurimo w'Imana, ese rero gukomeza kuharwanira. Abamarayika rero baje bazanye na Satani, nibo bitwa abadayimoni. Baraguye batakaza ishusho yabo, baraza baba mu isi. Mu isi rero ntitubabona, ariko turi kumwe nabo. Abo rero nibo bakora umurimo ukomeye cyane wo kurwanya Imana n'umugambi wayo w'agakiza. Mu kurema bivugwa ko ubwenge bwari kumwe n'Imana, ndetse ari nabwo yaremesheje. Ikindi ngo ubuhanga nibwo bwabambye amajuru. Kuri Peter Musisi, iyo
uvuga ubwenge bw'abadayimoni ukabuha imbaraga nyinshi hano ku isi, ubwenge Imana itanga bwaba bwararangiye uyu munsi itakibutanga? ubwenge bw'Imana twebwe dufite, ubwenge bw'Imana ni Kristo. nawe ubwenge bw'Imana akaba no gukiranuka no gucungurwa ko bari mu isi, cyane cyane abizeye. ariko ku byerekeye abadayimoni n'ubwenge bwabo barabufite, ni nabwo ubwenge bw'ice bw'ubucakura buri mu isi buyobora kugeza ubu, ni nabwo bwenge bukora n'ibi tubona ni nabwo isi ikurikira, n'iyi tekinoloji n'ubwenge bw'abadayimoni. so bari ubwenge bwa Kristo ngo agere ku rundi rwego Imana yamuteguriye rwo kubaho by'iteka ryose kandi yambaye ubwiza bw'Imana. Wampa urugero rumwe rw'igikorwa ubwo bwenge bw'Imana bwakoze hano ku isi? ubwenge bw'Imana icyo bwakoze igikorwa gikomeye cyane ni uko hari abantu bitandukanyije n'isi bakizera Imana kandi bakazajya mu ijuru, kandi badatandukanye n'abandi baba babyirukiyemo cyangwa babanyemo nabo, babisheshwe no kwizera gusa kandi kwaraniye abandi kwizera ukuri, bakitandukanya n'ibibi, bakitandukanya n'ibi tubona isi ikunda, bakemera no guhara amagara yabo ari ntacyo babonye kubera isezerano bafite ryo kuzajya mu bwami bw'Imana. Bivuze ngo cyo ni igitangaza gikomeye. Ikindi cya kabiri mu bikorwa biri hano ku isi, ikindi cya kabiri gikorwa n'ubwenge bw'Imana. igikorwa n'ubwenge bw'Imana nta nubwo ari n'igikorwa ubu, ni iby'Imana yaremye. abantu babyuka mu gitondo bakabireba, bakareba ibyo Imana yaremye birenze gutekereza no kwibwira kwabo n'ubushobozi bwabo. ibyo bwabyo buri munsi biba ikimenyetso cy'ubwenge bw'Imana n'ubushobozi bwayo. Bivuze ngo umuntu yakabaye mu gihe agendera ku bwenge bw'Imana, akazi ke kakabaye kwitegereza iby'Imana yaremye. ubwabyo iby'Imana yaremye dukurikije Bibiliya ivuga, byakabaye bituma umuntu yizera Imana akayemeraho kuyihakana. Yego, amaze kuyizera. Ngewe nashatse kumenya ibikorwa by'abizera Imana tubona hano ku isi biriho kashe. ubundi hariho imirimo y'Imana ikorwa n'abizera Imana yaremye kandi bo yacunguye, byitwa imirimo yo gukiranuka abahamagawe n'Imana bagomba kugenderamo. iyo ni imirimo myiza yose, no kugira neza kose, n'ubugwaneza, no gushishikariza abantu kwitandukanya n'isi igiye kurimbuka kugira ngo bizere kandi bakurikire Kristo bazajya mu bwami bw'Imana. Murakoze. Twinjira imbere gato, nkitangira kugukurikirana ubundi nabonye umeze nk'umuntu baherutse guhamya gukwirakwiza ibihuha. David Icke. Sinzi kuri wowe hari icyo umuziho, yaba avuze iki ku buzima bwawe? David Icke hari ikintu cyuvuze ngo bamureze bamuhamije icyaha cyangwa bamureze ko akwirakwiza ibihuha. Yego, bamureze ko akwirakwiza ibihuha. uvuga yuko wabonye dusa cyangwa tuvuga bimwe. David Icke ntabwo ari kimwe. Yewe ndi umubwirizabutumwa kandi David Icke ari muri kategori yo twita New Agers. Ni abantu bigisha, ni umuntu wabonekewe n'imyuka ikomeye ari mu gihugu cyitwa Peru. Bukeye ariko mbere yuko abonekerwa n'iyo myuka yabanje guhura n'umushitsikazi abo twita mu cyongereza psychics. Ababwira yuko abakuru batwari isi bamutegurira kuzakora ibintu bikomeye cyane byo gukiza inyoko muntu. Mu gihe yari mu gihugu cyitwa Peru, imvura yaragwaga ibitonyanga, hanyuma agira ibonekerwa rimuzaho, atangira rero kubona ubwenge no guhagurirwa ibintu byinshi, atangira kubibona birimo na biriya byo avuga,
yakira uwo mwuka ubwo umwigisha ukamwereka biriya byo avuga kandi by'ukuri birimo bibera mu isi. Icyitonderwa ariko si umukristo, kuko apromotinga filozofi yitwa new age movement, yigisha yuko imana ari icyo bita everlasting awareness, mbese akongera akigisha icyo bita universal life force, nicyo yita imana kuri we, kandi icyo ntabwo nyumvikanaho nawe. Ikindi cya kabiri, agira abantu inama bo mu isi yuko bagomba kurwana bagatsinda agatsiko kabatsikamiye gategeka iyi si. That line of violence, cyangwa iyo gahunda y'urugamba cyangwa y'intambara, ntabwo njye ariyo nigisha. So rero aho ngone tugatandukana, ariko mu ruhande ibyo avuga byinshi ni ukuri, kuko niba yahishuriwe biriya bintu ntabwo yabishuriwe n'umwuka wa Kristo gusa. Njyewe ibyo avuga njyewe mbihuza n'umwuka wa Kristo mu buhanuzi, nkasanga ibyo avuga ari byo. Ariko se inama agira abantu yo kurokoka ni iyihe? Mpuye nawe nicyo nanamubaza, nambaza nti ko ubwira abantu ibi bintu kandi bikaba ari ukuri koko warabihishuriwe, ariko umuhora ubereha kugira ngo barokokeremo n'ubuwe. Aho rero icyo yansubiza nuko yambwira yuko we abirivingira mu cyo bita everlasting consciousness, ibintu bijyanye no kubaho by'iteka ryose, ariko utabihawe n'Imana, ahubwo bihawe n'icyo bita universal life force. Mu kuvuga mu Kinyarwanda wenda kubihindura byo biragoranye, ariko ni ubugingo buzima, ni ukubaho kutagaragarira amaso y'abantu, kwa gikwira, kuba mu bintu byose bigaragara kandi bihumeka. Yes, ibyo rero uko kubaho niko avuga yuko umuntu napfa azakomeza kubaho muri uko kubaho kwiteka ryose, atagaragaza ishusho yako. Avuga yuko uko kubaho kuriho kandi umuntu azaba ari mu mahoro no mu byishimo. Ni nayo mpamvu nawe yigisha ikintu cyitwa urukundo, ariko twe tuzi yuko none ntabwo kwakwigisha urukundo, kuko umuntu wa kamere, wowe umwigisha urukundo kandi nawe ari uwa kamere, ntabwo yabona urukundo, kuko urukundo ni imbuto y'umwuka w'Imana. Araho ugeze uravuga uti hari ibyo avuga by'ukuri. Uriya mugabo yahanuye imperuka ntiyaba. Ndavuga nti hariho ibyo avuga by'ukuri bitajyanye, njye ntabwo mfata nk'umuhanuzi. Uyu munsi kuba ashobora kuvuga ibijyanye na covid, mwitware gutya ibigiye bitandukanye, kuki ataba ari gukoreshwa n'abafite amakuru bakayamunyuzamo, cyane ko yahoze ari umunyamakuru? No, that's iyo ni imagination yawe, uko niko utekereza. Cyakora jewe kuko atari umukristo kandi akoreshwa n'umwuka w'Imana, nabikwemereye. Ari muri system nanone n'ubundi ikora ibingibi kwisi, kuko adakoreshwa na Kristo. Ni udakoreshwa na Kristo aba ari antikristo. So rero akoreshwa n'iyi system, ari muri system ubwayo. System ubwayo ishobora, nkuko bivuze, ishobora kumukoresha kugira ngo abantu ho gushakira igisubizo ahandi bagishakire muri we, kuko yexposing ukuri kw'ibyo bakora. Ariko mu by'ukuri abo bantu inama yabagiraga no kwigumura. Urugero, yabwiye abantu bo mu Bwongereza yuko iyi minara ya 5G bakwiriye kuyitinya, kuko nimwo gahunda iriho niyo kubarimbura. Kandi akagaragaza yuko umuntu are connect magnetic field, umuntu amaraso ye ajya mu mashanyarazi. Avuga ko rero biriya bintu babikoreye kugira ngo particles z'umuriro zivaho, cyangwa radiation zize zigwe zica abantu. Ibyo rero byatumye abantu benshi bigaragambya mu Bwongereza. Urumva niyo violence abantu bakurikije, and he was crushed. Ntabwo yashobora kuresistinga, kuko iriya nyamaswa utegeka isi, ntabwo ushobora gukoresha violence mu itsinde. Iyo uvuga inyamaswa ubushaka utabyumva, wenda ko bavuze yuko utari religion kandi utari n'umunyedini, ariko ubwo muri make yuko ubutwari butegeka isi. Nta kintu wakoresha abaturage b'isi nubwo bari muri miliyari, ntabwo bashobora guhaguruka ngo barwanye iki, ngo barwanye iriya nyamaswa, kubera ko ntabwo bafite means, ntabwo bafite ubushobozi. Umuntu umwe ashobora gukora kuri trigger, agakoresha trigger
ni ukuvuga aha ngaha uguye ku kintu imbarutso numvaga kindya mukunze kugaragaza ko mutinya izo nyamaswa izo sisiteme ariko nkanjye mbona ko zihabwa imbaraga n'abazitinya kubera bya bikorwa twahoze tuvuga noneho bo barabikora twarangiza tukaba abakiriya babo. kankubaze inyamaswa ni izihe uvuga? ndavuga ayo masisiteme uri kuvuga ngo ayoboye isi bo iyo bakoze product hano hari igihe n'umwana wawe aba umukiriya w'iyo product bakoze sibyo ku ruhande rundi uri kubahereza amaboko bivuze ngo ushobora kudakoresha iyo violence ariko kubwo kubima ya maboko kubwo kutaba umukiriya w'ibyo bakora bigasoza bacitse intege. ntabwo bivuze ngo ikibazo cy'ufite rero iyo uje ugahagarara hano ukabwira abantu ko icyo bakora cyose badashobora kwibatura cyangwa kuva ku bubata bubaziritse biba bivuze ngo ubabujije gutekereza ku icyo kintu urababujije ngo ntimuzegere munatekereza ko mushobora kuba mwabohoka. ariko njye uko nemera ko Imana itanga ubwenge ishobora kuburira abantu uti munyure mu izi nzira mugende gutya uku nguku niko biriya bazajya babyohereza bibura babigura bisubireyo cyangwa binabure kubera ko wowe wagiye mu buryo bwo kurinda community. ni nayo mbona yakabaye inama reka ikiganiro tugihe umurongo mwiza. uravuga ikintu cyo uvuga ntabwo ukizi byagusaba kugira ngo uzabanze ukige neza ubone kukivugira naho ugiye kukivugira utyo ntabwo byagera kuko jewe icyo mvuga uko nkizi ntabwo bihuriye nuko ugisobanura cyaguteye ubwoba. Okay, ni ukuvuga ngo icyo kintu uvuga nuko ushaka kugisobanura nuko ushaka kugira ngo wenda dushobore kutwanakirwanya. You are beating about the bush. ndagerageza kuvuga ariko ntabwo ni nko kugerageza kuvuga ku mwanzi no kumurwanya ariko wowe utazi umwanzi wari we n'ubushobozi bwe. Icyo gihe rero ntabwo ari byiza urabanza aho ukamwiga. That's the best approach. Nubwo buryo bwo kurwanya umuntu nuko ubanza ukiga uwo muntu icyo kintu ugiye kurwanya ingufu zacyo icyo ari cyo first of all nuko gikora n'ubushobozi bwacyo. naho ntabwo ushobora kuvuga uti se kuki bukigira mutya no ahubwo urabanza ukakiga so kuba utari wakiga rero uzabanza ufata umwanya ahubwo tukige neza ukimenye icyo ari cyo. utekereza iki ku hazaza h'isi isi nk'umubumbe isi nk'abayituye? nkurikije Bibiliya isi nk'umubumbe nta kizaba ariko civilization and life and civilization y'umuntu n'ibindi byose bihumeka ndetse n'ibi tubona biriho byubatswe n'intoki z'abantu bizashirira biveho bizakurwaho kandi umuntu nawe azavaho ariko mbere y'uko umuntu avaho ntabwo azaba akiri umuntu ngo tumurebe azagenda ahindagurika agere ku rwego rwo gukoreshwa agere ku rwego rwo kuba afite ubwenge budatandukanye cyane n'ubw'ibiremwa bindi bisanzwe ariko n'iyo herezo rye rizaba riri hafi n'ubu riri hafi cyane. bivuge ngo isi nk'umubumbe nta kizaba ariko ubuzima buyiriho nibwo bufite ikibazo. bufite ikibazo ariko isi n'ibindi byose bisigaye n'imfatiro zayo ibindi bisigaye n'iby'Imana niyibiza ariko isi icyo nzi cyo umuntu nk'uko mubona ari nawe ukomeye n'ibiremwa bindi biriho ntabwo bizamara igihe kirekire ku isi. nk'umuhanga mu iyobokamana utekereza iki ku nzozi umwami Nebukadinezari yabonye? ese Afurika igaragara he muri izo nzozi? Nebukadinezari ibyo yabonye byarebaga isi yose nk'umubumbe ntabwo byarebaga isi as a region. akoresha regional groupings ahubwo isi ayibona nk'umubumbe niko Imana yayimweretse ndetse Imana imwereka yuko ku ngoma zabo bami bazaba batega icyo gihe aribo bami 10 bategeka isi muri iyi
muri agiye nibwo ngo ubwami bwa Kristo buzaza noneho bugakuraho ubwo bwami buzaba buriho. Kuvuga ngo ubwami bwa kane uhereye kuri we ari bwo butegeka isi, ubwo bwami nibwo buzakurwaho, hanyuma hashyirwaho ubundi bwami butazakurwaho iteka ryose. So Africa has nothing to do with that. Gusa iyo tugeze muri kino gihe, muri porogaramu iriho y'iki gihe nk'uko tuyizi, tudahereye kuri we, ahubwo duhereye kuri ubwo bwami yeretswe bwa nyuma, ubwo bwami ahubwo nibwo bwafashe Afurika buyiha umwihariko wayo. Mbese buri mugabane bugenda buwuha icyo ushinzwe muri kino gihe, muri iyo porogaramu yabo yo gukora ubushake bwabo, ariwo twita ubushake bwa Antikristo. Ariko duhereye kuri Nebukadinezari yari ari i Babuloni. I Babuloni ni muri Aziya, nibyo? Nyuma yaho haza Medo-Persian, Abamedi n'Abaperesi bari hariya ni ibice hafi y'Iburayi. The same thing, Abamedi n'Abaperesi ni muri Iran. Ni muri Iran. Hakurikiraho Abagiriki ni Burayi. Munsi y'Abagiriki niho hazamo Abaromani, hakaza n'aba Banyamerika. Nta kuntu uri bukumbwira ngo Afurika yakisanzemo mu gihe iyi migabane yindi yose ndi kuyibona, sibyo? Nkayibona izamuka, ariko Afurika itigeze igaragara mu izo nzozi. Oh no, nuko wenda ureba Afurika sinzi impamvu yitayeho cyane kurusha ahandi. Kutavuze Amerika buri. The Americas. Amerika ni igizwe n'imibumbe igizwe n'imigabane ibiri. Australia nayo ni umugabane uvuzeho. You are talking about Africa. Kandi hariya habaye ibibazo ni Afrika niyo ndimo biroroshye. No, Africa is part of the old world. Ni mu mbere bihugu byari bisanzwe bizwi. Biriya migabane y'isi nk'Uburayi, Aziya ntoya n'ibice n'Uburayi bw'uburengerazuba ndetse n'uburasirazuba. Amerika na Australia ni ibintu byavumbuwe nyuma. Actually na Far East ya Asia nayo ni ibintu byagiye, ntabwo ubundi byari muri framework ya mbere y'ubutegetsi bwa kera, uko biri bitwereka ko ubutegetsi bwa kera buzwi icyo bita old world, harimo Uburayi, Afurika y'Amajyaruguru na Aziya y'uburengerazuba cyangwa y'uburasirazuba bwo hagati. So for that matter nukuvuga ngo Nebukadinezari aho niho yarari yereka isi noneho nk'umubumbe. Ubuhanuzi bwa Daniel yasobanuraga inzozi, yavuze yuko iyo nyamaswa cyangwa ubwo bwami bwa nyuma ari ubutegeka isi ngo buzigarura isi yose nk'umubumbe, nubwo ahatuye abantu hose. Icyo gihe kandi exploration zari zitarakorwa zo kumenya isi nk'umubumbe ahigarukira n'abayituye bose n'amoko yabo. Ubwo rero twavuga yuko ari ubuhanuzi bukomeye. So ibyo rero Nebukadinezari yavuze kuri icyo gihe nta Afurika ntaho igaragara, ariko nta n'ahandi agaragaza. Cyakora agaragaza inzozi zo we Nebukadinezari icyo yeretswe ntabwo ari wagisobanuye ni Daniel. Avuga yuko isi yose izaba munsi y'ubutware bw'ubwami bwa kane buzategeka isi. Aho tandukanye na Nebukadinezari nuko yavuze yuko iyo si ubwo bwami buzafata isi bukayimenagura bukayisiribanga, ndetse ibisigaye ngo bukarispangisha amajanja yayo. Ngo ni ubwami bubi buzazana akaga mu isi. Aho ngaho niho nenda kugaruka. Hamwe twahereye twabonye umwana w'umuntu icyo ari cyo. Tuza kubona noneho ngo haza ubwami butazahanguka. Mu kanya uvuze isi nk'umubumbi gumaho ariko abantu bavuyeho. Ubu bwami butazahanguka buzaba burimo abaki. Baravuze neza. Ubwami butazahanguka ni ubwami bwa Kristo, kandi ubwo bwami buzasimbura iyi si uko imeze uko. Hanyuma isi igirwe nshya nk'uko Imana ari irema, izayigira nshya noneho iturweho n'abantu Imana yateguye. Ubundi umugambi w'Imana w'ibintu byose nuko abantu bariho ubu ngubu babi n'ibizira byabo, abapfuye n'abariho ubu n'abazazaho, nuko bose bazoherwa mu nyanja yaka umuriro by'iteka ryose, bakaba bari kumwe na Satani bakoreye n'inyamaswa, cyane cyane iya kane kuko yo nizarwanya Kristo. Ntabwo izacirwa urubanza, ahubwo izahita icirwaho iteka. Ntabwo izaza mu rubanza, ahubwo izacirwaho iteka. Hanyuma rero n'umuhanuzi w'ibinyoma
ubwo nakurikiza icyo birivuga ntitaye kuvuga ngo urabyumva cyangwa ntubyumva ndavuga gusa kugira ngo n'abumva bakurikire noneho ni ukuvuga ngo abo bantu igihe cyabo nikirangira imana izisitaburishinga ikindi kintu gishya ku isi iyi si ngiko ni iyayo iyishyireho icyo yayiteguriye. Icyo yayiteguriye rero ni iki? Tuzi yuko abantu twebwe ab'Imana zacungura kandi nabo yacunguye ibihe byose bazahabwa umubiri mushya, umubiri udapfa, kuko uyu mubiri wo gupfa ni umuvumo. Ntabwo twagombaga kwambara umubiri upfa, kuko ntitwagombaga gupfa. Tuzambara ubwiza bw'Imana, Imana ihoraho. Nawe ndabikwifuriza tuzabana muri iyo ntuza, twambare ubwo bwiza, n'abandi bose bankurikira bazafate nabo bazishimire kuba muri aho hantu bambaye ubwiza bw'Imana butandukanye n'ubu buno buhindagurika burwara, buhora bufite ubwoba ngo covid ngo iratwishe, inkingo n'ibindi biziramo, ariko tugire ubundi n'ubwiza bw'Imana buzahora witeka ryose. Aho hantu ubwo hazaba hari ubuzima, ntabwo hazaba hari ubuzima, indwara hatari ntabwo hazaba hari ubuzima, ahubwo hazaba hari ubugingo, ubugingo bw'iteka ryose, kuko ubugingo ntibupfa. Bivuze ngo ubuzima ni ukubusezeraho. Ubuzima nk'uko tububona ni ukubusezeraho, kuko umuntu Imana yahushye umwuka wayo mazuru y'umuntu ari maze kurema ngo ahinduka ubugingo buzima, ariko Yesu aje yaje ari umwuka utanga ubugingo. Ubwo tuzaba turi umwuka tutagihabwa, ahubwo dufite by'iteka ryose icyo Imana yaduhaye kandi yaduteguriye muri Kristo Yesu. Bivuze turi kuva mu kuba abantu tukajya mu kuba abanyabugingo. Iyo ntabwo ari process y'abantu bose, iyo ngiyo iryo ni isezerano kubizera. Kubatizera ntabwo iyo masezerano bayafite. So therefore ni ukuvuga ngo ubu ngubu ahubwo icyo nashatse kukubwira sinzi naba ushobora kukireba n'amaso yawe, nuko umuntu man is declining, arava ku rwego rw'ubumuntu amanuka ku buryo ari hafi kureshya n'inyamaswa. Umuntu n'inyamaswa nk'izi z'intozo n'izindi, kuko iyo ubona umuntu, tuvuge umugabo arongora umugabo mugenzi we, abantu bakavuza impundu bagataha ubukwe, cyangwa umuntu agahindura igitsina cye, ari umwana w'umuhungu akahinduka umukobwa, abantu bakabibona nk'ibisanzwe. That means in terms of culture abantu barimo barakira ibintu biri abnormal kandi bakabitwara nkaho biri normal, nyamara ibyo bintu ni ibintu bihabanye n'umwimerere w'Imana uko Imana yamuremye. Impamvu nigeze kukubaza kuri Afurika nuko ibyinshi biri muri Afurika, ibyo wita nomo, ibyinshi ni imico yacu ibiri nomo. Bariya rero kuba babikora simamya, ahubwo nuko bafite fund cyangwa amafaranga bakongera bakaza kubyigisha inaha. Ariko reka wenda aho ne kuhajya. Aho ngaho reka maze mpakubwire neza. Hari ikintu kimwe cyo mutekereza mukubwire ko bari abantu bafite ikintu gitangaza bafite. They have nothing. Kuko bamaze guhinduka ibikoresho by'umwanzi. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere Satani akora kibi cyane ashobora gukorera umuntu no kumutandukanya n'Imana. Noneho iyo umuntu atangiye kugira yakira imyizerere yindi ihabanye n'iyo Imana yateguriye umuntu, iyo myizere akaba ari yahindura Imana ye, akaba ari yashyira mu ibyiringiro bye, uwo muntu aba ageze kuri urwo kurimbuka. Utekereza iki ku kintu cyitwa sola scriptura? Uyu munsi byaba bikwiriye ko abantu bakomeza kuba baheza nguni kw'iyo ngingo? Ijambo guheza inguni ni ikintu Satani yazanye. Ubundi literally tugomba gukurikiza icyo Imana yavuze, ariko dukoresheje interpretation yacyo nyayo, kugira ngo tutakigisha ukundi nubwo tuba tugikurikiza, ariko usanga turakigisha mu buryo buhabanye n'icyo umwuka yari ashatse kuvuga. Okay? Ariko scriptures, sola scriptura bivuze scriptures only, cyangwa ibyanditswe gusa. Rero ibyanditswe gusa tugomba kuba ariyo dukurikiza mu kubaho kwacu, kandi tukabikurikiza uko biri. Mwanya wo kugira aho tukugira ngo tubikurikize, abantu bavuze ngo ni ubuheza nguni, ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo ni ubuheza nguni,
aba ashaka kuvuga iki? Aba ashaka kuvuga ngo muri bya byanditswe cyangwa ibyo dukwiriye gukurikira ibyatugira umumaro cyangwa ibyo twumva cyangwa ibijyanye n'ubushake bwacu, ariko ibindi birenze ibyo twakwihanganira ibyo tubikuremo. Niyo mpamvu nakubajije nti birakwiriye ko umuntu aba umuhezanguni. Aha uraza gusoza wenda urekomanda abantu version umuntu yakabaye yavuga ati iyiyo. Yes. Kubera ko nk'urugero rwa mbere iyo usomye nko muri NIV NIV hari uburyo isobanuramo ibintu, ugasanga nk'ahavuzwe hamwe twatangiriye havuga ngo umwana w'umuntu ikamwita irindi zina. nk'aha haravuga ngo human being, ahandi hakavuga son of man. Ntekereza ko ibyo bintu bitandukanye, sibyo? No guy, reka gusobanura why it is like that. Ibyo ni ibintu byazanywe ni programme yaje mu kinyejana cya 18 yitwa liberalism and gender equality and cyane cyane through the engineering of feminism as a movement. No kuvuga ngo kimwe mu bibazo cyaje kwari ukuvuga ngo iyo uvuze man bavuga ko uvuze umugabo, kugira ngo rero uvuge umugabo we kusikururiza umugore muri iyo context. Noneho umugabo bikendinga pro, noneho umugabo agize ikibazo niyo mpamvu rero bashobora kuvuga za bira zigenda zihinduka ngo son of a human being. That's very bad. Son of a human ni ikibazo gitura. Ubundi Bibiliya umuntu Adam niwe umugabo haza umugore. So mu rwego rwo kurwana ibyo utagenda genda equality, ibyo bintu bagiye babizana bagamije kugira ngo umugore ye kwibona yuko ari hanze y'ikintu. Niyo mpamvu uzareba ubu ngubu ntabwo bakivuga ngo chairman, bavuga ngo chairperson, right? Niyo mpamvu uzasanga ubu ngubu batakivuga. Hari ibintu byinshi wasanga umuntu aho bavugaga ngo ikintu kivuga umugabo, iyo position yaba ivuga umugabo, noneho kuko n'umugore agomba kuyibamo ntibavuge ngo uwo muntu n'umugore expecting kubamo, bakavuga ko bavuga umugabo babo umugore bamutaye hanze. Ariko ibyo izo ni problems z'abantu. Actually ibyo nyo byuvuga biraza no kuza no muri Bibiliya babizana muri izi new versions. I agree with you. Yuko muri uko kugenda bakora batyo Bibiliya bazagenda bayitesha agaciro. Cyane cyane ko ubu ngubu Bibiliya abantu barimo bazikora kandi bashaka no kuzikontorora n'abatinganyi. Nabo ba financinga ibintu byinshi biza mu ivuga butumwa kugira ngo bashobore kuba aba boss mu minsi iri imbere. So as far as English is concerned, turebye icyongereza imivugirwa yacyo niki byo nkatwe giye mbajije uti version ahubwo ya Bibiliya ukurikiza ni iyihe? Giye nkurikiza King James version. Ariko ibingibi byose bigenda bihindagurika, byo bizahindura ibintu byinshi. Niyo mpamvu nakwaje ngo birakwiye ko umuntu akomeza kwicara avuga ngo sola scriptura mu gihe izo scriptura z'ubwazo ziri guhindurirwa content. That is why geri cyo mvuga ngo iyo mvuze ibyanditswe byera ntabwo mvuga ibyanditswe byera bigenda byo bagenda bahimba imivugire mishya uko bagenda bandika Bibiliya, ahubwo jewe nkurikiza the original content uko byari byanditswe mbere, nibyo jewe nkurikiza. Ntabwo jewe nkurikiza izo changes bagenda bashyiramo mu rwego rwo gusatisfyinga both genders, igitsina gore n'igitsina gabo. Ahubwo jewe nkurikiza uko byanditse uhereye mu itangira ry'ibihe. Ubwo ngo ahubwo byaba ni ukuvuga ngo ahubwo icyo gihe navuga kuri cya kindi cyawe wenda kuko Holy Scriptures ntabwo zigarukira kuri utu tuntu wenda tujyanye na genda, zivuga n'ibindi byinshi cyane bikomeye. Ariko niyo zigeze ku mategeko yabo ku mugabo tugomba kubikurikiza uko biri, no ku mugore bigomba kumukurikiza uko biri. Urugero kugira ngo wenda giye kuna kuvuna cyane, niba Imana yarabwiye umugabo ngo wa mugabo we kuko ukoze iki kintu ukumvira umugore wawe
ubahawe umuvumo wo kuzajya uruhira ibigutunga. Noneho ikabwira ubwo mugabo ahawe icyo yahawe. Umugore nawe agahabwa ikintu kivuga ngo wa mugore we, kuko wumviye inzoka ukagusha n'umugabo mu kaga, nawe utiretse, uhereye none uzajya ubyara abana ubabara. Ikindi cya kabiri, wowe uzaba umugabo azagutwara. Ni ukuvuga ngo kwifuza kwawe kuzaherera kuri we. Ntabwo ibintu byahindutse. Oya, ntabwo bishobora, ushatse no kubintu ntabwo byakunda, kuko ushatse kubihindura wagerageza kubikora uko ushaka, ariko ntabwo byafasha wa muntu. nta n'ubwo warabihindura ngo ube nk'uko ushaka, ahubwo wahindura ibintu biba nabi kurushaho, bikenda ingapo bizanye ibibazo birenze. Utekereza iki ku idini? Ubundi idini ni iki? Iyo ugiye muri etimoloji y'ijambo mu Rwanda ntabwo turibona. Idini kuri wowe ni iki? Idini kuri jyewe ni inzira. Untandukanirize idini n'itorero, kuko mu magambo menshi ukunze kumva abantu bavuga ati sha twihorere, twicayemo hariya mu idini ariko turi mu itorero. Icyo kintu wenda uyangane ntusobanure nk'umuteolojiye, ahubwo ukoresheho gakeya inkomorajambo, tumenye ngo idini ni iki. Katwe tuvuge idini ni iki. Idini ryose ntabwo idini ari ikindi. Idini ni inzira. Ni ijambo rikomoka ngira ngo mu Cyarabu rikaza mu Giswahili bivuze inzira, kandi twaryakiriye dutyo. So idini rero iyo tushije mu Cyongereza ni religion cyangwa religious organization. Noneho imaze kuba rero kandi idini ishatse kugira ngo wijire cyane mu kurisobanura ukora definition yaryo. Idini ni ikintu cyangwa ni imyizerere runaka ifite amahame igenderaho nuko ibwira abantu, kandi ayo mahame akaba yitwa iziriganisha ku Mana. Twebwe rero ntabwo ariko ku giti cyanjye siko nemera yuko izirigaruka ku Mana si idini, ahubwo ni Kristo. Kandi uwo Kristo tumwihishurwa n'umwuka wera w'Imana, kuko niwe Kristo muri twe. Wankundira nkaguha view yo mu kamaze nagisho nshaka kuvuga. Noneho itorero rero bariya bavuga ngo twicaye mu idini ariko turi mu itorero baba bibeshya. Ntabwo bishobora gukunda. Itorero ni rimwe, ni irya Kristo, kandi ntirigaragarira abantu. Ntabwo ari itorero rigaragara. Ntabwo ni muri banyedini bigisha ngo hari itorero rigaragara ngo niritagaragara. Nta rigaragara rihari. Itorero rihari nizwi n'Imana, kandi rigizwe n'abantu babaye cyangwa bifatanyije na Kristo nk'umutwe binyuze mu ijambo rye, aribwo butumwa bwiza bigishijwe. Ari nayo mpamvu turwana kugira ngo imyigishirize y'ubutumwa bwiza ive ku rwego iriho ubu ngubu rwamanutse, rwabaye watered down, no kuvuga ngo bwafunguwe bugahinduka umujago. None igaruke kuba umutsama nka mbere, buba ari ubutumwa bw'umwimerere butuma umuntu ahindukirira Kristo akaba icyaremwe gishya, kuko bimuhesheje ubugingo, ari wo mwuka wera w'Imana. Iyo mivugire nshobora kuba utayumva, ariko nuko wenda iki gihe kizagera ubyumve. Ni ukuvuga rero ngiye nkaba nifuza yuko ariyo gahunda abantu twasubiraho. Ntabwo iyi mikorere y'iki gihe nyemera, kuko yicaye nshobora gufata nk'umunsi wose numva ko umuntu yigisha, nkaza gutahura ko ibyo avuga mu by'ukuri ntabwo bishobora kuba byafasha umuntu uri hanze kugira ngo ashobore kuba urugingo rw'itorero rya Kristo, ari we mubiri we. Kubera yuko ibyo avuga ntabwo bishobora kumukurura, ahubwo ibiramambo bishobora kumupfufahaza cyangwa se bikamuyobya, bikamuhuza n'izindi mbaraga nka ziriya twavugaga zo bita ngo ni everlasting consciousness cyangwa eternal consciousness. Ugasanga ahubwo nibyo agiyemo. Impamvu nari nkubwiye nyine ubundi byanteye kwigitekerezaho ngo iri jambo ryinjiye mu Kinyarwanda gute. Mu Kizosa, ururimi rwo muri South Africa, ntekereza ko rwegeranye cyane n'ururimi tuvuga. Muri Kizosa cyangwa se Ntosa gutyo. Okay. Idini ni inzira inyuzwamo ibintu bibiri, icyaha n'igitambo. Ubwo buryo igitambo kigenzwamo kugira ngo ahari hari icyaha kihave, nicyo cyitwa idini. Nko wenda nko mu nteruro nk'ebyiri hari aho uzasanga handitse ngo idini izo gutyo
idini resono mu cyongereza bazakubwira ngo sin offerings. sin offerings. Idini larinye bivuga ngo sacrifice for sin. Bivuze ngo idini ni icyaha, ni ibintu wakwegeranya ukavuga ngo ni ibintu bibiri bihwanye. Idini retiara bivuga ngo mock at sin. Bivuze iki rero? Impamvu nari mvuze icyo ngicyo, ushobora gusanga abantu benshi bavuga ko batari mu madini nabo bayarimo bitewe n'uko bagenza icyo kintu kiri hagati y'icyaha no hagati yo kuba uriho icyaha no kuba cyakuvuyeho. Jewe ntabwo njya nemeranya na definitions cyangwa analysis zikorwa n'abantu b'ubwenge bw'isi b'abahanga b'abafilozofe, bagakora ibintu bakabidefininga mu buryo bwabo. No jewe mvuga icyo nita itorero. I don't even jewe nubwo ndi ibintu by'idini, jewe nahuye ko idini naba ari inzira ntahaye definition uko ubibona. Jewe mbona yuko niba ari idini ntabwo kurya ari inzira, cyangwa se idini kuri jye ni Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi nkongera nka defining itorero yuko ari umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni inzu y'umwuka, umutwe wayo ni Kristo, kandi akongera akaba n'intuza n'urufatiro itorero ryubatseho. Uvuga iki ku kintu cyitwa ubuzima bwa muntu? Umuntu yakabaye by'umwihariko ubuvuzi n'imirire byakabaye kuba bifatwa bite mu murongo wawe? Ibyo rero iyo ni line yindi, ubuzima n'imirire, birabyo bitangwa ni actually babita ngo alternative medicine. Biriya bintu bakora, dukora ibi, murya ibi, mukore mutya, umuntu ashobora kubwira ibyo ngibyo koko ibyo byo kubwira bifite natural, bifite izo properties zadufasha kugira ngo tubeho. Ariko kubera yuko byose babiroze, ushobora kuba ubirya uzi ngo biragufasha kandi bikwica. So ibyo rero ibintu by'imirire no kubaho k'ubuzima njye narabirenze, sinkibigiramo abantu inama. Njyewe nigiramo abantu gusa inama yuko turi mu isi mu gihe tugihumeka twakire Kristo wenyine, nidupfa tumupfiremo tubaho tubeho. Mu gihe tukiriho ni umuntu bw'Imana, ntabwo ari ubuntu, ntabwo ari ubushake bw'umuntu. Kubera izo mpamvu rero biriya bintu by'abantu bakora ntabwo ari byo. Nemera cyakora yuko imivurire y'umuntu ishobora kuba n'Abanyarwanda bavura umuntu n'abandi bavura umuntu bakoresheje ibimera, bakoresheje ibintu byose by'Imana yaremye. Ariko pastor umbwirije ukuri, iyo urwaye ujya kwa muganga? My God. Iyo urwaye njya kwa muganga, ntabwo ufite ikibazo cyo kutajya kwa muganga. Njya kwa muganga jewe ga ibijyanye n'uyu mubiri mbona yuko jewe ngufite iby'igihe gito. Iyo mbabaye nkajya kwa muganga kamvura kabona arakize fine, ntabwo ushobora ntabona ibyo kwa muganga. Reka dutekereze uyu munsi uri Daniel w'Ibabuloni, bakugize minisitiri w'ubuzima. Nizihe ngamba ubona wafata zigamije kugira ngo abantu barye neza nk'uko Imana yabigennye, ndetse nibarwara bavurwe mu buryo bwuzuye? Ujye kuri gahunda yo guteganyiriza ishyanga cyangwa igihugu. Ntacyo igihugu ntabwo nabikora ibyo ngibyo, kuko ngiye kubikora sinabishobora. Niba ushaka kuvuga ubaye Minister of Health ujyanye n'iby'ubuvuzi, kandi ubu ibihugu byose dufite Minisiteri y'Ubuzima itegeka isi, yo bita World Health Organization. Ugomba kuba ukorana nayo, wumvikana nayo, ibyo gutegetse ari byo ukora, right? Kandi jewe ndumva nkoranye nayo ntabwo nayishobora, kuko ibyo imbwira gukora cyangwa ibyo integeka harwo tutakumvikana. Niyo mpamvu rero iyo system umbwira kujyamo nkayibamo minister cyangwa umuhereza, ntabwo nabijya. Uri gufata World Health Organization ukayifata nk'umudictator? No, I'm not saying he's a dictator. Wowe ahubwo jewe nyifata uragaragaza imishinga OMS yitera inkunga,
nibishaka ni iyihe mishinga we wagaragaza? wowe ikibazo cyo ufite ukeneye gusubira hasi ukiga ibyo bita stigmatized knowledge. Iyo ubyize nibwo ukiga ibintu bibiri. Ugomba kwiga stigmatized knowledge and social truths. Nibwo washobora kumenya ibyo byumbaze ibyo ari byo. Those things are not, ntabwo jewe I don't want to take part, to be a partaker muri iyi system y'isi nk'uko imeze iri munsi y'ubutware bwabone. Boya kuko I know the dangers involved. Je ntabwo unigireba nk'uko ibona no kureba World Health Organization no kuyibona. Je siko nyibona. Je ntabwo nyibona World Health Organization nk'ikintu cyiza cyo gufasha abari mu isi. Ahubwo nyibona nk'igikoresho cy'umwanzi cyo kurimbura batuye isi. Ubwo rero ntabwo twahura ko wowe level yawe imyumvire yawe nuko urabona yuko isi World Health Organization, it's not you alone. All the international elite bo mu bihugu byose, whether educated or economically well placed people, kubera yuko ubumenyi bafite ni aho bugarukira. Buriya babireba nk'igitangaza, ariko I don't look at it like that. Je ntabwo ariko nyibona. Tuvuge noneho ugiye guteganiriza abantu bareba nk'uko ureba. Yes, ntabwo ngiye kubateganiriza ko bazaba babayeho gute mu myaka 100 iri imbere. Ntabwo imyaka 100 bayifite. Je nabateganiriza muri iyi myaka 10 yonyine iri imbere ko ibintu bizaba bihindutse kurusha uko batekereza. Ahubwo nibishoboka uyu munsi wanyumva wese ahungire muri Kristo, yiyunge n'Imana, ategereze uburinzi bw'Imana no kurokoka kwayo. Yapfa yabaho ajye mu bwami bw'Imana kuko n'ikimana idutegereje. Means wowe abantu uteganirije ubateganirije igihe cy'imyaka 10. Imyaka 10 ishoboka. Muri iyi myaka 10 iyi ngiyi ntabwo uvuga agiye imyaka irenze 10, ndavuga mu myaka 10, kuko nyuma y'imyaka 10 hari changes zizaba ku isi zikomeye cyane. Je nkavuga muri iyi myaka 10 mu gihe hari kiraka gahenge abantu nibatabara ubugingo bwabo bihane biyunge n'Imana muri Kristo Yesu. Ayo ni amakuru ukura ku Mana cyangwa nayo ukura muri stigmatized knowledge? Ni amakuru nkura muri research no muri intuition. Intuition nacyo mu Kinyarwanda wenda abantu bose ntabwo mwishurirwa Imana. Ishurirwa ufite nuko mu myaka 10 rwose umuntu yakaba yaraga niba aruraga. Ikindi sivuze ngo azaba yarapfuye, sivuze ngo abantu ntabwo tumeze nko tumeze uko. Nkubwiye yuko in 10 years time, kubera iterambere dufite muri technology, hazaba hariho ibintu bitandukanye nuko tubibona. Yego. Kandi umuntu ashatse kwiga, kuko ikibazo nuko tuba twarigishijwe, actually tuba twaramaze kuba program. Education duhabwa ne program yo programming abana bacu. Muri noza babyita thinking ve. Ukaba ufite somewhere ahantu utekerereza. Ufite ahantu mu bikuta. Aha. Kandi aho hantu ntuharenga. Your reasoning capacity igarukiraho. If somebody wants to give you something new, tandukanye nuko wabayeho, urabizitinga ntubyo. Yego. None kubera izo mpamvu rero niyo mpamvu abantu basuye kongera bakamenya ukuri kujyanye n'ibibera mu isi. None habo bantu batagombye no kureba imyaka 10, ahubwo bareba imyaka 10 nyuma. Twari tumeze dute muri 2010? Twari tumeze dute muri 2000 gusa? Impamvu uyu munsi tutari kubona ibikorwa byanyu uranyihanganira nkubasa. Buretse ari cyo shaka agiye kubwira. Wowe ubwawe ufite imyaka ingahe y'amavuko? Wanyemera nkayigira ibanga. Je ntabwo namisha imyaka yanjye, ariko Kizima nuko nduta mu myaka. Yajewe imyaka yawe nyimenye. Nta nicyo banagutwara ko nturi n'umugore ngo wenda uzabura abagabo. Je ndatekereza yuko wowe abagore, okay, sivuga abagore wenda nabi ko abantu bajya barurira kwantu gatoya. Nuko abagore nzi yuko abenshi ntabwo ajya avuga imyaka ye, kandi they are okay. Ko ntabwo avuga umugore ukiri umukobwa ngo avuye afite imyaka 40, urumva atari yarongorwa. Ariko wowe uri umugabo nubwo wavuga uti mfite ijana nta kibazo. Gusa sinkufosinga kuyivuga. Ahubwo yeho nshaka kubwira uko nabonaga ibintu muri cya 980, uko abantu bari bateye. Simvuga mu iterambere ririho, ariko ndavuga human person, uko abantu bari bateye mu mibereho yabo, mu myumvire yabo,
mu buryo mindset bitandukanye n'uko ubu ngubu mbabona. yego Even mu intellectuals, ntabwo intellectuals of the 80s and 90s ntabwo bameze nk'ab'iki gihe. Twari dufite abantu, university yabaga irimo abantu, umuntu ukanajya ku university yabaga avuye ku university ukamenya ko ari uwa university ko afite ubumenyi. Ariko ubu nava ku university ntabwo ushobora kumutandukanya cyane n'umuntu actually uvuye mu ishuri rya primaire ryiza hari ubwo yaba ntacyo amurushije. Noneho ugasanga why are we declining? Ni ukubera iki abantu bagenda bagaruka hasi nkuko kandi tekinoloji ijya hejuru. Icyo cyo bwawe wakibaza. Tekinoloji irajya hejuru, ni bande bayirimo, ni bande bayadvancinga. Ese niba bande tubona ku universities oya ntabwo ari bo. Dizone nabo baza bagafatira ibintu hejuru bakabibonera aho ngaho bakabyakira. Rero ntibazi iyo biva niyo bijya. So byumvikane ko no mu gihe kiri imbere hari abantu bake gusa bazajya bakorera muri iyo field ya tekinoloji, abandi bose babihishwe bo kumenya ibyo ari byo. Muri make kuba uyu munsi twabibona twebwe nk'uko ubibona nka pastor, bimaze iki niba ntashobora kugira icyo nteganya kizarengera uriya ngo ye kudeclining? Declining in terms of what? Wese wabikora fuki? Can you stop the trend of events? Ntabwo ushobora guhagarikaho ibintu bigana. Wese wabihagarika ute? Jewe ndakubwira ngo nabi nzihiye. Jewe inzira yanjye sizi impamvu nahoze ngiye kubira kwiza butari wayumva. Ariko wenda uracyafite icyo ushaka kumenya cyangwa kugeraho. Jewe nakubwiye ngo niba inzu cyangwa ishyamba rihiye, ntabwo nafata umwanya wo kurwana n'umuriro kuri zimya. Muri manje ni ukubwira ibirimo byo ntunze n'ibindi byose bishoboka guhunga bikarivamo, kuko nta kundi twabikoreho. Urakoze. Muri make reka dushimire ko twaganiriye. Nari ngifite utwo nari kukubaza ariko reka nsoreza hano. Isaha wakoze ku mwanya waduhaye. Mu by'ukuri ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Kukubaza gutya nuko nkeneye ubumenyi, kandi nuko kuva mu gakombe ujya mu kandi, kuva gutekereza unive ujya mu yindi unive ntago mbikunda, sibyo? Niba kuki umuntu atatembera, hari ibikuta umuntu yaratekererezagamo afungiyemo, hari n'ibindi bikuta abandi nabo bafungiyemo. Kuki habaho iyi separation, sibyo? Then bamwe bafungiye aha, wenda bari guhabwa inuzo ubumenyi buna control isi, abandi nabo bagafungirwa hariya bakazagirwaho ingaruka nibiri gutegurwa n'abahangaha, sibyo? Ntago nibaza ko ubundi kuganira ko abantu bifite akamaro kuko bashobora gutekereza bakagira n'icyo bakora, sibyo? Niba ari no guhunga, ushobora guhunga ariko ushobora no gutwika aho uhagaze ukaba ariho uhagarara. Umuriro iyo uje burya ntago hongera gushya kabiri. Muri make mbese ukitwe ugatugashya bikarangira. Hoya wowe utwika aho uri buhagarare. Noneho umuriro iyo uje ntago wongera kujya mu ruhira, uhagararira hariya, ubwo buri protege. Muri make ndagushimiye rwose pe, ubyumve ko ni byiza ko n'undi uzagira icyo akeneye gusobanukirwaho, cyane cyane ko tudakeneye twebwe nk'ababumva, ntabwo dukeneye ko politike na religion bimera gutyo birwana ku gahanga k'umuntu umwe. Tugaragaze ngo uriya uri muri politike n'uyu wo muntu rero kuba nk'abantu bahora bafitanya amahari, sibyo? Ariko ya mahari azagira ingaruka ku muntu, sibyo? Ariyo mpamvu natangiye nkubaza umwana w'umuntu niki, umuntu uwo ari we, kuko ibyo bintu iyo uje ukantera ubwoba, ejo nibaza kumbwira ati ntabwo uza guhaha kubera ko utikingije, ntabwo uzaza kunyinjiza kandi ntuzanangaburira, sibyo? Ibyo bintu rero ni byiza ko amagambo tugira n'ibikorwa tuyaherekeresha, kuko hari abavuga bakayaherekeresha n'ibikorwa. Urakoze. Urakoze, Imana igumugisha nawe wakoze. Hari akantu uvuze wenda tutabonye akanya ko gusobanuraho,
ngira ngo iyo bari ko wazanye tundi twariho dutangiriraho kuko uvuga ngo religion cyangwa iyobokamana na politike wenda ngo birahanganye mu by'ukuri nta nubwo birahanganye ahubwo biruzuzanya. Usibye elements z'abantu bamwe wenda navuga bamwe bayobye n'abandi wenda bavuga ukuri ariko batanahuza, wenda aribo bavuga ku ruhande wenda abantu bakaba babakurikira, ariko njye mbona nta kibazo bifitanye rwose, biri kumwe kandi birakomeza senyera umugozi umwe. Nkaba rero nibwira ko twagarukira aha. Murakoze, wakoze kumbaza ibibazo, nanjye nagiraga amahirwe abantu bakambaza, nanjye nkagira abo mbaza, tukungurana ibitekerezo, biba ari byiza. So rero Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Reka turangize noneho dusenga Imana. Mana yacu ikomeye, turagushimye, tugushimiye aka kanya, tugushimiye twaganiriye byose. Ni wowe uzi ibikwiriye inyoko muntu kurusha twebwe. Mukorere umwami wanjye buri urushaho gutazurira abari mu isi, kandi nta kindi kirusa Kristo waduhaye, we niwe rembo ry'intama. Mwami wanjye ukomeze kubana natwe no kutwigisha no kutugirira neza nk'uko imbabazi zawe ziri. Tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu.